What's up my people, mumeze gute? Ibihe byiza kuri mwese abakurikirana iyi channel, nizera yuko muri kugira umunsi mwiza nkuko mpora bibifuriza. Nanjye ndakomeye meze neza cyane. Uyu munsi ndashaka kugira ngo ntangire video nsuhuza witwa Eric Baraka, ukaba uherereye muri Kenya. Ndagushimiye cyane kuba wafashe umwanya ukandika usaba yuko nagusuhuza. Nawe uyu niwe munsi niba ushaka kugira ngo nzagusuhuze muri video y'ubutaha, wandike izina ryawe muri iyi video, then ndahita ngusuhuza nawe muri video y'ubutaha. Alright, so uyu munsi ndashaka kugira ngo mbaganirize video muri make izagufasha cyane. Niba uyu mukobwa umaze iminsi umutereta, cyangwa se kakojejeho mukabana nawe, ariko ukabona yuko ibintu ntago byagenze neza nkuko wabipangaga, ndashaka kugira ngo nguhereze uburyo bune gusa buzagufasha muri makeya mu kuba wakwegukana uyu mukobwa, niba hari urukundo rwahise ruhagarara cyangwa se ubona yuko ibintu bitahise bigenda uko bimeze. So turajyana, ndashaka kugira ngo ntware maje fata ibyo mfata kano kanya, ubu ndimo ndajya mu rugo. So ndashaka kugira ngo rero tujyane mbaganiriza kugira ngo tuze kugirana ibihe byiza. So n'abatindiye rero, reka dufate ikirere tugende tuganira. Ni gute wakurura umukobwa ntanaguhakanire kandi mwarakundanye nawe? So reka turebe rero uburyo twabigenza. Ndaguhereza tips kandi zizagufasha cyane. Guys, muramfasha kuba twajyana namwe umuhanda wose tuganira. So singende nireba, ariko namwe murebe uburyo ahangaha muri Amerika uburyo ibintu biba byifashe. Aha ni kwa muganga nkuko muhabona. So nari naje kwisuzumisha, so ubu rero nkaba ngiye gufata ikirere ntaha mu rugo. So tugende tuganira gute? Tugende tuganira sasa. Ni gute wakurura umukobwa mu rukundo? Uyu mukobwa mushobora kuba mwarakundanye, uyu mukobwa mushobora kuba ibintu bitaragenze neza, ariko kuri ubu ngubu ukaba ushaka kugira ngo wongere usubirane nawe. Ndaguhereza tips only zine muri makeya uzitwaza kandi zizagufasha mu gutuma uyu mukobwa wongera kumwegukana 5-kuri-5. Ikintu cya mbere, amahere ya mbere ushobora kuba wakoresha ahangaha nayahe? Guys, niba uyu mukobwa yarazi ahari ibyo ushobora kuba wakundaga, cyangwa se ibintu ushobora kuba uri passionné nabyo muri kano kanya, niba ushaka kugira ngo uyu mukobwa ase nkaho yagukumbura cyangwa se nkaho yagutekerezaho cyane, nuko ugomba kwinvolvinga muri ibi bintu. Ibintu byo byose uzi neza yuko bikuzanira umunezero kano kanya, nicyo kintu cya mbere muri makeya ukwiye kwiyitaho kano kanya. Okay, nandi ku fixing kamera nabonaga dari kureba neza. So icyo ni ikintu cya mbere rero, kuba wakora ikintu icyo ari cyo cyose kizana umunezero muri wowe. Urugero, niba ukunda kujya za Bigogwe muri za nka nziza cyane njya mbona hariya, one day ndifuza kugira ngo ndebe yuko nanjye nzahagera hari ahantu. Mu by'ukuri iyo mpabonye numva umutima uri papa muri kiriya gikuyu gisa nka paradizo. So kuba wajya kwinjoyinga hariya hantu, kuba wagenda se ukajya gukora siporo, kuba se wajya mu bitabo, ibintu ibyo byose byakokipa kano kanya, bigatuma uyu mukobwa atangira kwibaza ati ese ari hehe? Uburyo yaramparaye, uburyo nari namutesheje umutwe, kano kanya ari hehe ko ntarimo ndamureba? So icyo rero ni ikintu cya mbere muri makeya, gukurikirana cyane ibintu ibyo ari byo byose uri passionné nabyo, ukabijyamo 100% kugira ngo muri makeya uyu mukobwa tumukoroge ubwonko, yibaze aho uherereye muri uyu mwanya. Ikindi kintu ahangaha, birashoboka yuko
ikintu cya attraction gishobora kuba cyarasinziriye cyangwa se cyarapfuye muri makeya iki kintu rero kikaba cyarabaye imbarutso yo gutuma urukundo rwanyu rusa nkaho rujemo agatotsi bitewe n'ako kantu kuko attraction umukobwa yakubonagaho muri makeya yahise acika intege akanya ati you know what ibintu ntago bimeze neza, icyo nshaka nuko uyu musore muri make uburyo namubonaga ntago ariko ameze, reka ndebe niba yuko ibintu bishobora kuba byahinduka. So attraction yarapfuye, ni gute rero wakongera ukayizura cyangwa se wakongera ukayigarura ibumuntu? Ikintu cya mbere nuko umenya neza yuko iyo wigaragaje cyane imbere y'umukobwa yuko umwitayeho cyane, yuko muri makeya atariho ubuzima bwawe bwahita buhagarara ako kanya, atariho mbese ntago wabaho. Iyo umukobwa abonye yuko muri makeya wamuzamuye cyane, wamusumbishije urutugu rwawe, wamweretse yuko muri makeya uri hasi ye, umukobwa ahita guca amazi byatari, umukobwa ahita kwereka yuko muri makeya ntago uri très important cyane mu buzima bwe. So ni byiza yuko ubimenya cya kintu cyuko wamwigaragarijeho yuko umukeneye cyane, ntago warara utamuhamagaye, ntago warara utamuvugishije, ntago warara utamwandikiye cya gitabo. Donc iyo utangiye kwereka umukobwa yuko ibyo bintu byose ubishoboye, umukobwa ahita akuvaho 0 minute. So nukumenya limite, nukumenya uburyo ubisaranganya. So muri kano kanya rero niba uzi neza yuko attraction yapfuye, ibintu byose byazamye, ni ngombwa yuko kano kera kwiyitaho ukamenya uti niki nakora kugira ngo bizure. Nta kindi rero nuko kano kanya ibi bintu ubilimita, nukuvuga yuko kwandika cyane cyangwa se kujyaho ngaho ugatangira kwisobanura, gutangira kwandika message nyinshi utekereza yuko nibwo arakugirira impuhwe, ibi byose bigomba kuba byafatirwa ingamba kano kanya ukabigabanya. Umukobwa agatangira kwibaza ibintu byinshi ati habaye iki, kubera iki ibi bintu birimo birahinduka. So ubu nibwo buryo rero nakubwira yuko bwagufasha cyane mu gutuma attraction yawe yongera kuzamuka igasubira hahandi mugitangira kumenyana. Kandi ukibuka niba agusubije ku murongo mukongera mugakundana, iri kosa ntuzongere kurikora muri makeya, aho ugenda umwereka yuko muri makeya ari we mbese kamara, ari we uri hejuru ya buri kintu cyose. So ibi ni ibintu rero tugomba kwigaho tukareba uburyo twabihindura. Ikindi kintu ahangaha nuko utakwiye muri ibi bihe ushobora kuba urimo, utakwiye guhita uhereza umukobwa amakuru ya buri kintu cyose ushobora kuba uherereyemo. Abakobwa turi amabandi byatari cyane iyo tugeze muri pinisiyo nk'izi ngizi, aho tuba dushaka kugira ngo behavior zacu tuzihindure, kuko iyi ni ingeso mbi cyane. Nukugenda ukagerageza umuntu akumva yuko muri makeya atakinariho, ku buryo iyo utangiye kwerekana imyifatiro nk'ingi yo kuba umanipira umuntu, ni ibintu biba bibabaje cyane. So rero nta kindi kibihindura nuko utwima amakuru y'ibintu ushobora kuba uherereyemo muri makeya, nukuyagabanya. Niba ubona yuko aguhamagaye akuvugishije, gerageza use nkaho ubaho busy ho gatoya. Niba guhamagaye immediately ntuhite ufata telefone ako kanya ngo wumve yuko wahita ufata telefone wahita umuvugisha. No, it doesn't work like kuba wafata muri makeya igihe cyo kuba wamuvugisha. Urugero, niba aguhamagaye aya masaha ukavuga uti you know what, reka ndindire niba nibura ni minota 5 cyangwa 10 ndebe yuko nasubiza apeleze cyangwa se messages. So ibi rero nabyo bituma nyamukobwa you know mu mutima we hasa nkaho hajemo ya marangamutima yo kongera kugukunda cyangwa kongera kumva yuko akwifuje, yumva yuko
burya wa muntu yari très important. Ntago narinzi yuko namara iminsi 3 cyangwa iminsi 4 ntamuvugisha ngo niyumva uburyo niyumva gutya. Ntago azabigusobanura yuko atiyumva neza, ariko uzumva yuko hari ikintu cyashanje makiri kubaho nugendera kuri ibi bintu ndimo ndakubwira, kuko ndabizi yuko ni ibintu bihindura imyifatire iyo umukobwa atangiye muri make ya kwakitinga nk'ibi ngibi ndi kukubwira, aho akwereka yuko muri make yaguciye amazi ku buryo santi muri kumwereka cyangwa se ko ushobora kuba wakoze ushobora kuba ryatumye muri make aguca amazi, you know. So icyo ni ikindi kintu rero ahangaha ukwiye guhindura. Ikintu ahangaha cyanyuma nakubwira nuko mu kureba niba uyu mukobwa yahinduka, wirinde kuba wafata uwundi mwanzuro wo kumva uti nubwo bwose ndi muri pinisiyo nyingi ariko ndacyamufitiye amarangamutima, reka ndebe yuko naha chance uwundi muntu tukaba turi gukundana muri iyi, you know, muri uyu mwanya mugufiya. So iki ntabwo ari ikintu cyiza. Ukwiye kwirinda kuba wahita wirukanyira mu rundi rukundo, kubera yuko umuntu wari we wese ushobora kuba waha chance as long as uyu muntu utari warangizanya nawe muri makeya nawe araziye abigorerwemo, kubera yuko ntago uzaba ubirimo 100%, kuko uzaba uvuga uti you know what, kuri ubu ngubu n'ubwose ndimo ndagukunda ariko ndacyafite uwundi naba nitayeho kano kanya, usange muri makeya birimo birakucanga ubwawe. So ni byiza yuko wakwiha umwanya ugategereza tukareba niba yuko uyu mukobwa muri makeya araza gufata umwanya, araza guhinduka, araza kuba yakongera kuba attract kuri wowe, akongera akagaruka mu rukundo. So ntucike intege directement, urebe yuko uyu mukobwa ashobora kuba yahinduka, ndetse n'imyifatire dushaka kugira ngo ihinduke yagenda igakorwaho mu by'ukuri bitewe nuko witwararitse muri ubu buryo mbabyiye. Yes, so nibyo bintu rero nari mbafitiye uyu munsi. Ni gute ushobora gukurura umukobwa mu rukundo mu gihe muri makeya wari umaze iminsi ukundana nawe, ariko kuri ubu ngubu ukabona yuko ibintu ntabwo birimo biragenda neza. So n'ubu buryo ugomba kwitwararika muri makeya bizagufasha cyane mu gutuma yongera kumva yuko mwasubirana cyangwa se yakongera kumva yuko mwakundana. Yes, niba ukunze video y'uyu munsi rero ntutinde kuyihereza thumbs up, ikindi uyikore share ku bandi bantu kugira ngo ifashe uriya musore ushaka kuba ari gustrugglinga kano kanya, ashaka kuba ababaye guys, aho kugira ngo yumve yuko yihebye, yumve yuko nta wundi mukobwa uri ashaka gukundana nawe kuri iyi si, ahubwo muhereze chance yuko yumva aya magambo kandi akamukomeza, kandi akagenda akamugirira akamaro mu gihe yumva yuko ananiwe cyangwa ashaka kugira ngo acike intege kandi hari possibility yuko ibintu bishobora kugenda neza. Yes, turi kumwe rero. Video yari ngufiya ariko ndumva ari nk'iminota 10 n'ingahe, iraza kuba yagufasha wowe ushaka kuba wari ufite iki gihirahiro. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze. Peace.